ngo umugore ngo yahaye amafaranga Jihad kugira ngo amusebereze Habiba. Jihad ngo yafashe uyu mukobwa aramubaga bibabaje, arangije kumubaga ngo umuryango w'uyu mukobwa urahungabana. Ikirego ngo bagomba gutanga ikirego muri RIB, ngo bagiye kugitanga muri RIB baravuga ngo reka da, ngo mureke twitabaze ambasade. Bagaze muri ambasade bati reka da, dushaka perezida wa diaspora bari udufata. Urukunyumva? Perezida wa diaspora ati uburetse gato, ibi bintu birenze ubwenge bwanjye. Urumva? Ati ibi bintu birenze ubwenge bwanjye, reka nzi inkuru nyivimuzi. Narababwiye nuvuga ngo mureke, nuvuga ngo mugiye kumva imatwi yatigeze yumva, kuko we need peace. Hari ikintu kimwe mugomba kumenya, I don't think mugomba kumenyaho. Ntabwo nzavuga ngo bavuze ngo, when they are themselves they can speak. Ceceka twumve, mureke mwiyumvire. Reka umwana aze kuri telefone. Attends un peu. Abana bararakaye. So ahanga, so dufitemo umuministipora, kuko abantu ba Dubai ntago ari aba diaspora n'aba ministipora, jambi babwira sinaba mutajya munyumva. Tukagiramo aba ministipora, nuvuga ngo ni inkuru y'aba ministipora bari gukocorana. Nukuvuga ngo hano hari umuministipora, uko bivugwa ngo harimo umuministipora ba Dubai bamwita Natasha Habiba. Natasha Habiba yakorewe icyo twakwita iharabikwa, yaharabitswe mu buryo bukabijwe. Ninde waharabitse Habiba? Byagenze gute? Habiba bikavugwa ko nyuma yo kubona umuministipora wo mu gihugu cy'i Burayi yatose mbere y'umugore w'uyu muministipora wo mu Burayi. Icyabayeho tugiye kumva inkuru, ngiye gutaha sinjya mvuga inkuru. Gute subira inyuma numve gato. Watangiye kuzengereza abandi ninde? Umugore mukuru. Yamaze kumenya ibyakorewe umugabo we. Urumva yashakaga yarafushye, tubivuga mu Kinyarwanda cyiza. Yego. Ni nkuko Godfrey, ni nkuko waba umugabo wanjye. Noneho ukava iruhande rwanjye ukaza wenda mu Rwanda. Wagera mu Rwanda ukabona umuntu mukikundanira, noneho ngiye amakuru nkayashaka nkaza kugufuhira. Birangiye rero umukobwa aza kubibona, ariko niwo bivuga ko no mu muryango umuhungu bari bishimiye uyu mugore muto Habibi. Yego, turashize kagira inkuru. ngo bari bamwishimiye rwose nta kibazo. Oya ngo uyu mukobwa ageze Dubai ahinduka ngo uyu mudamu Dubai. Nuvuga ngo hari abagore babiri. Yego. Hari umugore mukuru n'umugore muto, ariko babibutwa muto umugore muto kuko uyu muntu mwabyaranye nese yabyaranye n'uyu mugabo. Barabyaranye bafitanye umwana. Komeza. Urumva ko ariko umugore mukuru we nta mwana bafitanye. Uwo bani Burayi. Urumva rero yarabibenye arafuha, nta kintu kidasanzwe. Okay, uretse gato niba nkumvishe neza, uyu Habibi w'Iburayi uri muri Dubai afitanye umwana n'uyu mugabo cyane rwose. Noneho wumva uburyo Habiba ari na okay, ibyo byiho shushu banza wumve Godfrey. Uyu munota Habiba amaze kubona ko ibintu byabaye saga, umugore atarazi ko umuntu afite umugore n'iki, Habiba yafashe ubuzima bwe yigira ku ruhande n'umwana. Nuko no kutakwitaba nuko adashaka ibi bintu ko biba birebire biba intambara. Yigira ku ruhande, arababara nyine kuba umuntu yaramuze mu buzima ntamenye ko ari umuntu ufite umugore, n'umugore akaza kumutuka no kumutesha agaciro gutyo no kumwihukira mu muryango, ariko yigira ku ruhande ifatira umwana we yigira mu buzima bwe. Hanyuma rero andi makuru ahari ntahagararaho.
ngo nuko umugore yabonye abuze uko bigira kuko ngo yajyaga anamubwira ngo n'uwo mwana ntazakura ngo azakamubwira amagambo yo kumutucaringa. Hello brother, amakuru yawe nari mbakeneye. Njyewe nitwa Kasimo Kaganda Chaimani wa Rwanda community abroad in ndapfuye. So uyu nguyu rero ati yampamagara no mubyumva. So uyu nguyu rero ngo bamuzaniye ikirego cy'umwe mu baturage ayobora Dubai. Ikirego cyari cyifashe gitya. Uyu bita Habib, kamaze bahereze headline mwumve noneho. Habib biravugwa ko yafashe umugabo w'umumini, ngiye mbitaba municipal ariko mu bitaba diaspora abantu biburayi. Ngo aramubwira ati urira indege uze urebe ibyo amaso yawe yahishwe. Urimo kumva? Umugabo yurira indege ageze Dubai, uyu muri kureba hano ibintu yakoreye umugabo papa. Urumva? Ngo umugabo bamutwaye muri Burangare bamusubiza ku kibuga cy'indege kugira ngo atahe. Urukumva? Ndikumva. Yaramunyunyuje. Urukumva umugabo kubwa yahise arwara ihunga. Yaramukoresheje. None se Godfather ibyo byamuvanye i Burayi. Manza wumve. Kumva? Godfather uvuga umukobwa w'abandi azize imbaraga yasabaga. Manza wumve inkuru kwivuga. Ngo umugabo yasubiye akigera i Burayi, umudamu agiye kumufata ku kibuga cy'indege. Urukumva? Ngo umudamu yahamagaye 911 kandi Burayi itabayo. Aravuga ngo nohereje umugabo hagarutse Scarlett, niki cyabaye ku mugabo wanjye. Urumva? Ngo umugabo yahise akora yondo uyu mugabo wundi tayurira indege ajya Dubai, ajya muri operation yiswe Zonga na Mboka. Ndikukubwira ukuri. Urukumva? Noneho urumva? Ngo uyu nguyu ngo yarabwiye famille ko acuruza amamodoka Dubai. Umudiaspora w'umudamu aravuga ati wa mukobwa we wangiriye umugabo gutya, what I will do for you. Abahamagaye umuntu bita Jihad mu diaspora. Aravuga ati Jihad, umugabo wanjye ibintu bamukoreye ntabwo ari ukumurongora gusa, bamukuyemo n'imbaraga zo mu myaka itaniza. Urukumva? Jihad araza afata uyu mukobwa aramubaba. Urukumva? Aramubabura. Uri kunyumva? Arangije kumubaba ngo famille irahungabana. Famille y'umukobwa Uyu nguyu uri hano. Turi kumwe? Ego. Ngo irwari hahamuka. Ngo babwira uyu mukobwa ngo ajye kurega nani Jihad hehe muri RIB. Batireka da cya muri ambassade. Ageze muri ambassade atireka da shaka perezida ubashinzwe. Ikumva? Ambwiza ko ikosa si rya Jihad, ikosa si n'iryo. Manza wumve. Noneho Perezida Godfather tabara ntabare habaye iki? Amakuru nge mfite uyu mukobwa ngo yahuye n'iki? So ariko nge bivugwa, ariko nge impamvu iyi nkuru ntari buze kuyibaha irambuye, ntabwo ndi buze vuga ngo bavuze ngo ngewe nyiri ubwite aravuga ko yabaye victime. Turi kumwe? Ibiri kuvuga kuri uyu mukobwa muri kureba hano cyangwa uyu mudamu, aya masaha aractinga cyangwa aravuga ko ari victime. Munyumve neza cyane. Kuba ari victime rero, niyo mpamvu perezida avuze ati arashaka gushyira ukuri hanze. Urukumva? Avuga ukuri na reality iriho. Ndamubwira ngiye ntacyo bitwaye.
So ubu turi kuvugana ntegereje ngo yitabe, perezida yaragiye kumushyira kuri conference call, noneho atubwire exactly byagenze gute. Turi kumwe? Kubera iki yafashe umugabo akamunyunyuza akarukunjamana? ako se Godfather iryo ni ikosa ry'umukobwa cyangwa ni ikosa umugabo se si yijyanye ry'ibijyanye? Umukobwa ari victim. Ndababujije. Yes, azize imbaraga, nimba yarazize imbaraga nke afite yihangane. umugabo yarifashe yurira indege arijyana, ntabwo uyu mukobwa yigeze amushyira mu kagozi. urumva ko yuriye indege yizana muri Dubai, icyo yaraje gufata yarakibonye. Ehe. ahubwo uyu mukobwa bamugurira akantu. Nawe ndakubujije. Umukobwa akwiye kuva ku Ahubwo akwiye gutanga amashyo. Mwe muretse rega bagiye kuza mu sharing live, baraje ba nyir'ubwite. Njyewe ntawe ngo bavuze ngo oya, niba nyir'ubwite ashobora kwivugira I'm out, muntegereza gato mbereke. Calling ibiriho. Ya kugira ngo Habiba aze ari usora sound bose ba Dubai, Kugira ngo Habiba aze kuri call azabisobanure ba Dubai. none se uretse gato perezida we wanshatse, perezida ko atangiye gukwepa cyangwa Habiba aravuze ati ndakubujije. Oya kabwo ndibaza Perezida Kasimu wacu ni gute yinjiye muri gahunda z'umukuri. Umukobwa ararengana, ahubwo muhamagara umugabo muhamagare. Of course Eva, nibyo umukobwa ararengana. Umukobwa Serious? Yes, Mpamagara umukobwa niwe mushaka? oya ahubwo hamagara umugabo aza tubwire ukuntu umugore we yagiye kumenya ko yateze indege ajya kureba undi mukobwa, ariko umukobwa yakoze ibyo yagakwiye gukora normal. Ariko uyu uko biri kuvugwa urukumva, uyu muri kureba hano gutya, uyu urukumva, uyu mukobwa ni umusore papa, ahubwo uva ku busore urimo kumva ngo ni nko kunywesha fromage amata. of course so musilamu. Ni nko kuvanga ice cream na nido. Njye babimbwiye ndumirwa. Godfather yampaye inka. Ariko abantu bangama mufite inkuru tayari, inkuru bama tayari, abatibe bangaba bari tayari bro. So reka tubigenze gutya anatanda, kuko ndabona hano kuza kwanyu cyangwa kumfasha inkuru ntabwo biri kubabangamira, nkayoberwa ukuntu mwicanga tumeze nk'abari muri korale Hoziyana. Reka tubigenze gutya, Brenda fata ikarita y'umugabo niba yarayigusigiye wa muhungu wawe wo muri Ntuza, ubundi niende kazi. Ngaho zamuka, gira uzamuke niba wamaze kuhagera. Erega nagombaga kubatungura. Niba wamaze kuhagera gira uzamuke. So anatanda reka tumaze tubigenze gutya. Umumotari, perezida w'abamotari, niba perezida w'abamotari waramubonye, let's do this together. Mutapinge screen tugere kuri desa, ubundi noneho reka nze itegure zamuka, ariko no amajwi ndayakira maze kuhagera. Zamuka, come over here. Guys, tap the screen. umugore ashaka amakuru yewe ngo ava n'igihugu mu gihugu yabagamo aza Dubai.
ashaka amakuru amenya ko umugabo we hari ukuntu nyine abana n'umwana w'umukobwa cyangwa umudamu. Atangira no kubazengereza bikomeye cyane. Gute subira inyuma numve gato. Watangiye kuzengereza abandi ninde? Umugore mukuru. Yamaze kumenya ibyakorewe umugabo we. Urumva yashakaga yarafushye tubivuga mu Kinyarwanda cyiza. Yego. Ni nkuko Godfather, ni nkuko waba umugabo wanjye. Noneho ukava iruhande rwanjye ukaza wenda mu Rwanda. Wagera mu Rwanda ukabona umuntu mukikundanira, noneho ngiye amakuru nkayashaka nkaza kugufuhira. Birangiye rero umukobwa aza kubibona, ariko niba bivuga ko no mu muryango umuhungu bari bishimiye uyu mugore muto. Habibi. Yego. Turashize kagira inkuru. Ngo bari bamwishimiye rwose nta kibazo. Oya ngo uyu mukobwa ageze Dubai ahinduka ngo uyu mudamu Dubai. Nuvuga ngo hari abagore babiri. Yego. Hari umugore mukuru. N'umugore muto yuko wabibutwa umugore muto kuko uyu muntu mwabyaranye. Nese yabyaranye n'uyu mugabo? Barabyaranye bafitanye umwana. Komeza. Urumva ko ariko umugore mukuru we nta mwana bafitanye. Uwo bani Burayi. Urumva rero yarabibenye arafuha nta kintu kidasanzwe. Okay, uretse gato niba nkumvishe neza. Uyu Habibi w'Iburayi uri muri Dubai afitanye umwana n'uyu mugabo. Cyane rwose. Umwana wumva uburyo Habiba ari na. Okay, ibyo byiho shushu. Banza wumve Godfather. Uyu munota Habiba amaze kubona ko ibintu byabaye saga umugore atarazi ko umuntu afite umugore niki, Habiba yafashe ubuzima bwe yigira ku ruhande n'umwana. Nuko no kutakwitaba nuko adashaka ibi bintu ko biba birebire bibi intambara. Yigira ku ruhande, arababara nyine kuba umuntu yaramuzuye mu buzima ntamenye ko ari umuntu ufite umugore, n'umugore akaza kumutuka no kumutesha agaciro gutyo no kumwubahukira umuryango, ariko yigira ku ruhande ifatira umwana we yigira mu buzima bwe. Hanyuma rero andi makuru ahari ntahagararaho. Ngo nuko umugore yabonye abuze uko bigira, kuko ngo yajyaga anamubwira ngo n'uwo mwana ntazakura ngo azakamubwira amagambo yo kumutucarenga. Hanyuma umwana abonye umugore mukuru abonye abuze uko bigira, amakuru avuga ko sinihagazeho sinyazi nagira untera amabuye nibyo nanjye numvishe. Ngo uwo mugore ngo yahaye amafaranga Jihad kugira ngo amusebereze Habiba. Nuko nibwo bintu rero bituritse nubwo bintu bigenze uko wabyumvishije, ariko Habiba bakavuga ko bamurenganyije nyine. Byose byabaye nta makuru yari abifiteho, ariko kandi nyine bibasaga gutyo. Rero nkimara kubyumva njyewe nahamagaye perezida ndamubwiye inkuru numvishije, kubera ko tuzi ko hariya Dubai bajya bapostinga abantu bakoze ibyaha n'ibiki byose. Inkuru ayimbwiyeho nkayikora bantekerereje ngerageje no kuvugana n'uyu Habiba, numva ni family. So ibyo ngibyo urakoze cyane, arakoze kandi araduhajije. Abantu barampaye inkuru nuko perezida yampaye inkuru yayimpaye ibice, niba munashaka nyiri ubwite, ariko biba ngombwa ko avuga ati rero nyiri inkuru nguyu ubundi. So rero warukoze cyangwa urakoze cyane. Iyi nkuru ntabwo iyengi yari inkuru, ntabwo tuba nanjye ntabwo njya ku bintu by'imiryango. Ni imiryango abantu niba barabyaranye akaba ari umugore we muto, ibyo ngibyo tubyihorere. YouTube channel yitwa gute? Ni Abasilamu. Ikindi bakongera Abasilamu, kandi Abasilamu bemerewe igihe abashije gutunga umugore mutoya cyangwa ndamuhereza umutwe ni hano Sari ya ndamumaho wa gatatu. YouTube channel yitwa gute? YouTube channel yanjye yitwa Umurimbo TV. Okay, abantu mugende mujye ku Murimbo TV murebe ibiganiro biriho, urumva ko ari umubyeyi ukora ibiganiro bidafite ahantu bihuriye n'imiryango. Umurembo ntabwo ari umurimbo. Umurimbo ni umumama w'Umusilamu. Wowe yitwa gute? Ase Godfather, nuyizi ko nzi ko tujya tuvugana, urebe muri IG yawe. Nyine bwe ntabwo follow kugira ngo abantu bajye gukora subscribe. Araga serivisi nigeze kugusaba kandi bakankemurira
Okay. Ndagushimira. SP. Reka ngo following. Nabini reka nze ngire SP Rwanda. Okay, ndagushimira urakoze. Ah. Dore imwe mu rero mpamvu. nanjye nkeneye ubutabera pe. Reka mbabwire imwe mu mpamvu ngiye kudufata ntazavuga ngo bavuze ngo umuntu azanire inkuru nziterure nzivuge ngo yazimpaye. Oya. Murabona kwaguhurura kwanyu mvuga ngo dufata tubwire nge sinzavuga ngo bavuze ngo. Nyirubwite niyizire inkuru yibarangure. Turi kumwe? Niyo mpamvu navuze ngo dutegereze twumve ba nyirubwite. Urumva nayo ugiye kuvuga inkuru ushyiramo indyoshya birayi mu karirimbo rwo mubonye. Hari icyo mutumvishe? YouTube nafunguye muze mwumva inkuru ya politiki ibintu biteye ubwoba.